maga mu Burundi rero akaba yatangiye ibarura bitarenze ndetse ku itariki 20 iri barura rero ni ryiki ingabo z'u Burundi ngo kubera ko hari abatorotse abaguye Kongo abafashwe miri ko hari bataye 3 zaburiye muri ariya mashyamba bafite ibibazo muri Plaine de Ruzizi intambara yo kuva Kamanyora gufata Buvira haguye ibihumbi 4,800 reba baguye Poezi yewe data we murabara muruhi hasi ubwo bundi wamagane yewe data iyo mibare cyakora reka nkubwire rero buri ikintu kiba mu ngabo rero utaruzi hari gihe babeshya ibintu nk'ibyo ubu baraje bakora imibare nibarangiza ujye kubona umuvugizi ahagaze hariye avuga ati ngabo twabuze azitewe na nka 200 cyangwa 600 uruva nago yavuga ukuri South Africa yapfushije abasirikare barenga 140 bavuga 40 harya niba ntibeshye bo bavuga 40 bavuze 40 ariko yabuze abarenga 100 bagiye none nabanya nayo kuyabwira ati South Africa murarye muri menge ati kuko kugaruka DRC aturwo mwabonye noneho ataba bagabo bazabakubita cyakora kugaruka DRC ntago bagaruka bo biraza icyo ndacyemera ahubwo umubare ni mukeya ahubwo ingabo zo nago ziragira hanyuma ari amato yarashwe rero mu minsi yashize hari amato twumvise ngo yarase muri Tanganyika y'abatanzania cyane none yaraswa atarimo ingabo ubwo yarerimi ubwo ya rero burasiye nkunda kubatindaho oya icyo nakemera ni bake gikwete ni bake ariko 12 gikwete ni mubyara wa Kanziga umugore wa Habyarimana gikwete nigose ntabyo waruzi se rero igihe cyose wirwanaho nubwo hazi ingabo z'isi yose sibyo icyo gihe twarengeraga umutekano w'u Rwanda turwana n'ingabo zirenga ibihugu 7 na za migi zitabaho na za helicopter indege twacaginze abazimbabwe niyo twakuburiye abarundi ntubiracyahari indege y'intambara hari indege y'intambara twahaye abarundi buriya ku butegetsi bwanuze bwa buyoye urumva rero ibyo bintu wenda no kubanga ibihugu biraje cyangwa abantu abanaba baraje nashaka kwerekana ko nta bwoba na bumwe bahahamutse abadede bahahamutse barabatwika abandi bagenda bashya abasigaye bacitse ku icumu niba barimo bavuga ibingibi babazana n'imiti ngo indege barayibomora nyine nose uva bafite imibereho umusikari ararwana arya rimwe mu minsi 3 ni ikibazo yarwana ate ese niba abona ibiryo mu minsi 3 imbunda yo amasaso yabona mu minsi ngahe nabo bamaze kubona ko intambara batazayitsinda ariko nanone mumenye ko murimo gupfa hejuru y'amaminere n'amadolari kandi gupfa kwanyu niyo nyungu ya neva batazanayaryaho nta kindi kuva igihe mwahereye mupfa nimumbwira abantu bahaye impozamarira nimumbwira imiryango i Burundi nimunyandikire muri comment mumwe ngo twege baduhaye impozamarira wenda y'ibihumbi 5 by'amadolari mujye baba bahaye 60 by'amadolari nimumbwira muti twabonye impozamarira nimumbwira muti 5,000 twemerewe guhembwa maze kubihembwa bohereza imvura y'amakompora bohereza buri mbunda y'umusada bari bafite banyanyagiza amasasu gusa bari bagamije iki kubanza gusenya ziriya drone hanyuma none zimaze gusenyuka drone zabo sasa nibwo zatangiye kubacucuma ni naho haguye koloneli umufarides ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace maga mu Burundi rero akaba yatangiye ibarura bitarenze ndetse ku itariki 20 iri barura rero ni ryiki
ingabo z'u Burundi ngo kubera ko hari abatorotse abaguye Kongo abafashwe miri barashaka kumenya umubare w'ingabo wa nyawo ngo basigaranye ndetse bitarenze izi tariki 20. urabyibuka ko nakubwiye ko hari batayo 3 zaburiye muri ariya mashyamba bafite ibibazo muri Plaine de Ruzizi intambara yo kuva Kamanyura gufata Buvira haguye 4800 reka jye mbihere imibare no muyiteranye kandi wari uri hariya koko muri ese gasare nuko uvuga ugiye ibintu mbavuga hari n'igihe mbipfobye 4800 4800 ingungu haguye 2400 ingungu cyagiye bafata ngungu na nuzi reba abasirikare b'abadedero no bapfuye guhera heza guhera mu Bwiza ukaza ukagera ibuvira nimukore iryo barura nimumara kumenya bapfuye nimuporinga ingabo zanyu muzaba mufite dayimoni mbi cyane yo kumena amaraso y'inzira karengane reba baguye Poezi yewe data we murabara mu ruhi hasi ubwo ubundi wamugane yewe data iyo mibare cyakora reka nkubwire rero buri ikintu kiba mu ngabo rero utaruzi hari gihe babeshya ibintu nk'ibyo ubu baraje bakora imibare nibarangiza ujye kubona umuvugizi ahagaze hariya avuga ati ingabo twabuze azitewe na nka 200 cyangwa 600 uruva nago yavuga ukuri South Africa yapfushije abasirikare barenga 140 bavuga 40 harya niba ntibeshye bo bavuga 40 bavuze 40 ariko yabuze abarenga 140 ariko ibyo nabyo byashyizwe mu mashyamba ya ibyo nabyo byashyizwe hanze n'abatari ku butegetsi cyangwa se n'abandi babacukumbuye ku ruhande ntago ari leta cyangwa chef d'état major wajya hariya avuga ati abasirikare 140 twababuze bagiye none nabanya nayo kuyabwira ati South Africa murarije muri menge ati kuko kugaruka DRC ati urwo mwabonye noneho ataba bagabo bazabakubita cyakora kugaruka DRC ntago bagaruka bazaza ku nyungu z'abayobozi nyine bya bindi byose ariko South Africa yo hari ukuntu South Africa burya bafitemo akantu umva ngo ni bya bindi bya demokarasi bari abamarema bagahaguruka bagahagarara ugasanga wenda kujya kohereza ingabo wenda biciye mu nteko ishinga amategeko ariko ntago South Africa yapfa kugaruka rwose baba bakuye muri MONUSCO kubera iki kujya bajye kugaruka muri bilateral niko nekereza baze noneho biyemeje kurwana ubuse bamaze gutreninga wumvise ko abanyamerika babagenzeho ngo baje gutreningwa n'abanya-Iran ariko urumva ibyo bihugu byose ni nko kuvuga uti reka tugende tuvire indimwe kuri 23 ko tungana turebe ko byibuze ari cyo twafashe uyu nakubwiye nubwo bazana isaduna n'isakamburiro nta kintu bazakora kuko iyi ntambara ntago izarangirwa n'amasasu iyi ntambara izarangizwa no kumvikana no guhara bimwe ukemera ko ibindi bibaho ariko mu gihe bashyize imbere intambara n'amasasu ndakurahiye intare za Saramwe nazo zisize insenda baravuga bati nubundi nugupfa no gupfa nubundi ntawe turazajya hese ntaho bafite wo kujya none ikindi babaye baduye nta muntu n'umwe ubemera tuzapfa turwana rero ese umuntu wiyemeje kazapfa rwana umuntu arahaguruka igoma akakora suri gisangane ariko sha abangaba bose bavuga uti nabo banyina babyariye ubusa reka bazi nose wo wambwiye uti na nyina wundi abyara umuhungu cyangwa umukobwa wow none se sibyo hari igihe ashaka umuhungu iyo bavuze nyina wundi abyara umuhungu aricyo bashatse kuvuga kuki batavuze ko abyara umukobwa se korora wishyira ye oya nta kibazo byara umukobwa hari igihe umushyira ku mubyimba yabyara bwa gatatu akabyara umukobwa ati ntuzanyine ku mubyimba uyu munsi rero 23 nayo bashobora kugira ngo ni kwa kundi bagiriye impuwe noneho ibintu bigahindura isura ikabemeza nicyo bashatse kuvuga ahubwo magari reka ngwaje iki kibazo wemera ko Tanzania iri muri intambara irimo cyane impamvu mbivuga hari ababihakana bati Tanzania ntabwo bishoboka ko yagaruka kwikwega muri iyi ntambara ariko rero nubwo bemeye 12,000 buriya cyane hagiye haza ama instructor ntabwo bya 12,000 ntabwo biraza icyo ndacyemera ahubwo umubare ni mukeya ahubwo ingabo zo ntabwo ziragira hanyuma ari amato yarashwe rero
hari mu minsi yashize hari amato twumvise ngo yarasiye muri Tanganyika y'abatanzaniya cyane, none yaraswa atarimo ingabo. ubwo yarerimo ubwo ya rero burasiye icyo nakemera oya icyo nakemera ni bake ni bake ariko 12 Gikwete ni mubyara wa Kanziga umugore wa Habyarimana. Gikwete nigose ntabyo wari uzi se? Ko hari ibintu butazi maga urubuti wamenyo pe. Gikwete buriya ni mubyara wa Kanziga, akaba afite inkomoko nanone mu bantu bamwe bo Burundi hariya. Gikwete rero buriya niwe ugira akabako karekare mu gushora ingabo za Tanzania hariya. Buriya utagira ngo n'uriya mudamu nubwo nayiturije kuriya nibyo Gikwete yagiye amwizeza. Ariko urebye amasezerano bagiye basinyana, ukareba imikoranire iri hagati ya Gisekedi na Tanzania, ni ka kaboko ka Gikwete. Uruka kariwe washatse guhuza u Rwanda na FDLR muri Afurika yose no kwisi yose. Iyo ngengabitekerezo rero n'ubu iracyamurimo, afitanye igihango na FDLR kubera Gata Kanziga umugore wa Habyarimana nyiri jenoside korewe abatutsi. Ibyo rero ntago wajye kure yabyo. Ariko nanone nabo ugasanga uriya mudamu arabigendamo gake kubera ko atazi icyerekezo nuko ibi bintu bizarangira. Ariko nubwo bataza gutya ngo bajye kuri nyedufuro bya 2012 ntago birahagera. Ariko instructors barahari barimo bigisha imbunda z'imisada, ndetse abandi igikundi kinini burya kiri Bujumbura. Burya abasirikare benshi ba Tanzania burya bari Bujumbura kurenza uko bari muri Kongo. Abaje muri Kongo rero nabari baje kwerekana ko ziriya mbunda zirasa. Nabarimu ariko nabandi urumva ko bari bari inyuma gusa sinzi ko bazinjiramo. Cyakora urumva South Africa ivuze ngiraje, urumva na Tanzania yaza, urumva na Angola ngo yaje. Angola ngo teganda ko guha uriya mugabo Tshisekedi ingabo. Ako reka nkubwire, umunsi umwe muri za 1989 kugeza mu 2003 twarwanye n'ibihugu birenga 7. Na Angola yari irimo, Namibia, Zimbabwe, bari abarundi, wongeremo FDLR, wongeremo hari ikindi gihugu nibagiye cyo mu Barabo cya kintu cyashatse gutabara ejo bundi. Urabyibuka? Urabyumva? Wowe nabyuze. Rero igihe cyose wirwanaho, nubwo hazi ingabo z'isi yose, sibyo? Icyo gihe twarengeraga umutekano w'u Rwanda. Turwana n'ingabo zirenga ibihugu 7 na za migi zitabaho na za helicopter. Indege twacaginze abazimbabwe niyo twakuburiye abarundi. Ntubiracyahari. Indege y'intambara. Hari indege y'intambara twahaye abarundi buriya ku butegetsi bwanuze bwa Buyoya. Urumva? Rero ibyo bintu wenda no kubanga ibihugu biraje cyangwa abantu abanaba baraje, nashaka kwerekana ko nta bwoba na bumwe AFC M23 yagira kuko ifite amateka. Iyo ntambara Fane Makenga arayizi, iyo ntambara abayobozi benshi bari muri AFC M23 barayizi, baranayirwanye. Aka kanya rero ntago wavuga ngo urabona ngo hari ingabo nyinshi ngo zije ngo n'ibikoresho ngo bihambaye. Nta kintu gihambaye nko kwirwanaho, nta kintu gihambaye nko kurwanira ukuri, nta kintu gihambaye nko kurinda banyagupfa bapfa buri munsi. Icyo cyonyine nicyo bazahagararaho bakarwana n'ingabo zose nubwo zaba ziturutse hose. None dusa n'abasoza maga nkibaza kugeza kuri iyi saha ubona ko ndetse bigaragara ko muri za poezeho abarundi bakomeza guhura n'akaga gakomeye cyane, aho bagenda bagaragaza ko ikintu bita umusirikare w'umurundi hari naho bari kugira akavuga bati kereka tumanitse amaboko gusa kuri 23 ati naho ino ntambara ntago dushobora kugira iki kuzayitsinda. Yego wabyumvise bya bindi wa mu generali Habimana ari mazira, wabyumvise ko tugiye tugaruka mu bintu twavuze. Ari baravuga ati iyi ntambara ntago tuzayitsinda, barabibonye. Ikindi bamaze kubona abasirikare bamaze kugwa muri iyi ntambara, abo ni babandi barimo bagira inama Neva na Prime niyo ngabo abandi bohereza ingabo.
abangaba bari kuri tere barimo barabona uburyo abarundi barimo bapfa kandi aribo babyivugira bari kurwana ubwabo ati igishoboka cyonyine nuko twamanika amaboko ati nayi intambara ntabwo tuzayitsinda yego bamaze kubibona niba babona ubushize barayoshyosheje baraboshyoshe baraza baza muri za poezera abandi bazamuka imisozi babamanuriyeho imvura y'amakombo bamanuriyeho imvura ya za kamikazi irabatwika ibi bintu bahahamutse abadede bahahamutse barabatwika abandi bagenda bashya abasigaye bacitse ku icumu niba barimo bavuga ibi ngibi babazana n'imiti ngo indege barayibomora nyine nose uruva bafite imibereho umusirikare ararwana arya rimwe mu minsi 3 ni ikibazo ararwana ate ese niba abona ibiryo mu minsi 3 imbunda yo amasaso yabona mu minsi ngahe ese arimo arazira iki koko wa mugane badede murimo murazira iki buriya koko ni mumbwiza ukuri umusirikare ni wodanye nyine umusirikare ntako saba afite ni wodagenda nyine nuko nyine kama mbaya hari n'abajya kurwana ngo batazi uko bigize nase niho babonye abana bagatewe ati nabonye ncika ku icumu njya numva marikodi yabo nkumva gahinda karanyishe y'abarundi niba hari abantu bateye agahinda ni abarundi niba hari abantu bafite ibibazo muri iyi ntambara ni abarundi barimo barapfa nk'ubushisha nabo bamaze kubona ko iyi ntambara batazayitsinda ariko nanone nimumenye ko murimo gupfa hejuru y'amaminere n'amadolari kandi gupfa kwanyu niyo nyungu ya neva batazanayaryaho nta kindi kuva igihe mwahereye mupfa nimumbwire abantu bahaye impozamarira nimumbwire imiryango i Burundi nimunyandikire muri comment mumwe ngo twege baduhaye impozamarira wenda y'ibihumbi 5 by'amadolari mujye baba bahaye 60 by'amadolari nimumbwire muti twabonye impozamarira nimumbwire muti 5,000 twemerewe guhembwa mumaze kubihembwa amezi 6 maze muri Kongo mubishyira muri comment ko muyahembwa cyangwa mwebwe ntimubishyiremo kuko muri abasirikare nawe wenda nimunabibona imiryango y'abafite abasirikare mu Burundi nimwandika muri comment mutubwire muti twebwe rwose burya koko kagahimbaza musiki batwemereye kuko buriya kugira ngo basubire muri Kongo nari nibagiwe uzi ukuntu babemereye agahimbaza musiki urabona ejo bundi nyuma yo gufata Buvira no guhava kwa FC23 buriya nyuma ya prime niyo ngabo n'iki byose kugira ngo babemere gusubira muri Kongo nyuma ya prime niyo ngabo yaramaze kubwira Neva ati byihorera ati twarapfushije barababwiye ati tugiye kubaha amafaranga menshi noneho dore na Kisekedi yongereye muri aya mezi rero agira muri 2-3 mumaze muri Buvira nimutubwira ikagahimbaza musiki barakabahaye basa kaba muri mupfira amafaranga ese imiryango yanyu ibayeho gute ibayeho nk'abantu bafite abantu bari muri misi ifite amafaranga menshi cyangwa namwe mubayeho mwicirishazi ku jisho ni ibibazo gasa ni ibibazo pe katwitahire hari update naba ntakwajijeho bwana Magashi akadiri uko nabonye ngo hari na drone zigera muri 5 ngo twirwane we yamanuye nawe ko yisize insenda tugera kubwiye se wari mu minembwe ibintu byabereye poezero barazamutse kumba abandi bababonye bari hejuru urumva bohereza imvura y'amakompora bohereza buri mbunda y'umusada bari bafite banyanyagiza amasasu gusa bari bagamije iki kubanza gusenya ziriya drone hanyuma none zimaze gusenyuka drone zabo sasa nibwo zatangiye kubacucuma ni naho haguye koloneli umufarides shagasa Imana ihumugisha abakunzi ba Gasaro, Imana ihumugisha abakunzi ba Magashi TV, mumeze mute ndabakunda cyane. Twari twaraburanye. Yego, ibigaro byacu nakagaruka mukurikirane Magashi TV bumuzamure ubu yaje noneho afite amaraso mashya muri afite umuntu mushya mutera courage kabisa. Asante sana. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parking ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. Byakarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nko kubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parking igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe.
hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars.